tugeze rero mu gice cya kabiri cya Genesis Comedy Show. Tuba dufite guest ufite tala w'umuhanzi wubatse ibigwi bye cyangwa se ufite ibindi bintu azwiho akora neza, tukamubaza ibibazo bitandukanye. Uwo muntu ntago ndi buze kumubabwira, ariko mu kanya ari kumwe natwe muri studio za Genesis. Mwabihaye amashyi. Ladies and gentlemen, this is Meet Me Tonight. Put your hands together for Ruti Joel. Amashyi cyane kuri Ruti. Ewana, njye nta kivugo ngira ngo nkibanze. Karibu ku meza. Ruti, amakuru y'iminsi. Muraho neza? Yego ye. Ugira ikivugo? Nabuzwa n'iki se? Yego. Ivuge nanjye nivuge, ariko urabanza. Ndi Ruti mu ngeri baririmba. Ndi inkubita ibimburira iz'ibigangi y'amarere cyane. Umuhungu ndamata pe. Nitwa Ndaruhutse Merci, nkaba ntuye i Kanombe, umuhungu ndi igikoma. Ni umusururu. Ni urwagwa. Ruti, Genesis wayibonye gute se? Ntago turasetsa. Nabari abasekeje ariko wayibonye gute ibi bintu? Ni byiza cyane. Abakomediye bashyashya babonye ari bashyashya. Ni bashya ariko baragerageza. Courage. Izina Ruti riruzuye. Ni Ruti ni igiti kinini. Ari gemba numva ari nka Rutikanga wahinnye. Oya, Ruti ni ibyo ngibyo gusa. Ariko nibyo iryanjye aho ndikomora ni ikivugo cya sogokuru, ni Rutishingwa. Rero sinifuje kwitwa nkawe, nahise nshyiramo Ruti nkanjye nyine. Ndi umuntu munini cyane. Wita Ruti. Ruti umwe mu bahanzi beza mu njyana ya gakondo. Mu zindi se kuki ntari mwiza? Mu zindi turazigeraho. Niko mu njyana ukora na gakondo urayikora, kandi uri umujene. Hari njyana zigezweho, hari abantu bakora imiziki itandukanye. Ese niyo watangiye kariyeri yawe ukora cyangwa watangiye uri mu bindi uza gusanga na gakondo uyishoboye? Oya, ndatangiranye na gakondo. Watangiranye na gakondo? Ntaririmba ariko nyibyina. Ni ukuvuga ngo ikibazo kindi nibaza, hari abantu bambwiye Masamba mupfana iki? Nta muntu ujya kubaza icyo kibazo? Kuva natangiriye imiziki, kuva nakora kuri mikoro. Icyo kibazo nye barakimbaza. Mupfana iki Masamba? Ni data wacu. Ngo ni? Data wacu. Ubyara data wawe? Ubyara data wawe se ni ibiki? Rega uze kugerageza uvuge mu Kinyarwanda. Oya, ntago ari Icyongereza. Tuze kugerageza nyine twumve tubishyire mu Kinyarwanda. Oya. Ni marume. Ntago ari data wacu, ni marume. Ni marume. Nyokorome. Ntago ari nyokorome wowe. Wowe nyokorome bapfana iki na nawe? Nawe. Ni nyokorome nyine, nagira ngo mbivuge ntese. Ubu se nyoko mupfana iki? Urumva nyoko wenzi icyo dupfana? Mama, ubu ntabwo uvuga nyoko. Okay. Ugira icyo upfana na mama nanone? Okay. Mama nzi icyo dupfana. Ariko we, ubu muravuze ngo ni nyoko, nta rome ibiriho. Abari musaza wa nyoko ngira ngo. Bivuze ngo abari musaza wa nyoko. Ko numva se bicanganye. Harimo za nyoko nyinshi. Reka tubivuge ni tonto. Ni tonto. Voilà, c'est ça. Ariko Ruti, iyo ufashe igifaransa ukakiririmba muri gakondo uba wumva bimeze bite? Ni nk'ukuntu nyine ufungura umunwa wajya kuvuga ukumva uvuza Ikinyarwanda. Ni ijwi ryanjye niko riteye. Njyewe ndicyo nzi ni Merci. Ariko hari ukuntu ujya uririmba agafaransa ngahita numva ipari baguhamagara. Intwari. Bahamagara cyane pe. Ntiwumvise se ko n'umukobwa yaje kutubwira ko uko bikorwa? Yego. Ngo je te dis toujours ibintu nk'ibyo.
Cyari Gifaransa, hari Gifaransa wize hehe primaire wayize hehe? La Colombière. Arahaboro nigaga kuri ekole primaire Kimironko ya kabiri. Kandi ikigo iyo cyaje mu murenge egare ko n'ururimi nta ruhari. Wize la Colombière? Yari hari se ruturambeshye. La Colombière iruta abantu nawe na benshi bari hamwe. Nanjye ndi umwana kameme. Nje umwana ufite ubwanwa se. Icyo kuzura umwana wa nyokoda. Ruti Joel, hari ikibazo nateguye kukubaza. Hari injyana mukora ukumva zirimo gakondo, zirimo umuco wacu, kandi noneho ziri na moderne babivanze. Biriya bintu ubona byagira akamaro ki ku muziki nyarwanda? Umwihariko mu muziki, kuko jewe nkora imiziki ya gakondo. Urumva ko gakondo nyine ni ikintu gikuze kundusha. Ngerageza kwiga abo ba tonto bakatwigisha, ariko noneho nkagaruka mu myaka yanjye uko ngana nkagerageza guhuza ibyo bintu. Ubwo bigaragaza umwihariko. Yego. Abantu bose batekereje gutyo se hari icyo byafasha cyangwa baba biganye Ruti? Oya, kuko mana gakondo se gatari yanjye. Ubu butaka duhagazeho ni gakondo yacu twese. Urumva nyine buri muntu wese abimenye byaba byiza, akabifatanya n'ibindi azi, byaba byiza. Ariko nanone abantu batazi kubyina amarabasa. Amaraba ntago bayabyina. Bagira gute? Baravuga. Ubundi amaraba gusobanurire. Reka twumva amaraba. Amaraba ni itorero. Ryitwa amaraba? Nakuze ndibyina. Ni kera nanjye ntaryo nzi, nuko abantu bose babigise gutyo. Amaraba ni itorero. Ni nko kuvuga ngo umuntu azi kubyina inganzo ngari. Inganzo ngari ko ntago ari imbyino n'abana. Ubwo rero wowe sinzi amaraba bayaririmba bate? Yanyobwe nuko oya have sigaho wikubagana. Ubundi bavuga ngo imbyino kinyarwanda. Imbyino y'ikinyarwanda. Avuze ngo iki? Imbyino byaba byinshi, imbyino z'ikinyarwanda. Ntibavuga bavuga. Njye nari nzi ko ari za gakondo. Nabyo ni byiza, ariko gakondo nyine si ubutaka se, nyine ni iki? Ruti, umaze imyaka ingahe mu muziki? 4. Iyo niyo umaze tukuzi cyane, iyo watangiye nyine utangiye. Ni indirimbo ya mbere ngira ngo umaze imyaka 4? Nje numvaga irenga. Oya, mu by'imiziki byo ni myinshi bikomeye, guhera ku butore, uhamiriza gusa, karangiza uri gufasha ba tonton, bikarangira ugakomeza ukagera igihe Imana ikugirira neza ikakubwira uturirimbo twawe ukabonora birakunze. Hano harimo abajene batandukanye bafite tala zitandukanye, bari no muri karere zitandukanye. Yego. Mu rugendo rwawe ni ikihe kintu cyakugoye cyane rw'umuziki? Ikintu cyangoye sinjya mbimenya, kubera ko ibi bintu nkora ndabikunda cyane. Bisobanura ko ibi nta kintu kitarushya, birarushya, ariko mu by'ukuri ntago numva ububabare bwabyo cyane, kubera ko mbikora mbikunze. Ntago ari agahato. Buriya hari umuntu ujya gukora iby'agahato akumva biramuruhije, ariko njyewe simbona ikintu cyanduhije cyane muri iyi miziki kitandukanye n'iby'abandi. Ntago nabibonaga nk'umuruho, sinzi ko nabigusobanurira. Aho ngaho icyo kibazo mpamvu nyikubajije, nje Gen Z dufite abanyarwenya benshi, hari n'abantu bari hano bafite impano zitandukanye, ariko usanga umuntu aza muri kariyeri ashaka afite tala, afite expectations, hari ibintu aje gushaka, akaba yava nk'imusanze akakubwira ngo njyewe hariya nta kazi mfite, nje gushaka amafaranga. Ni ryari? Ntabwo mvuze ko yafite, ariko umaze kuyabona ya kariyeri yawe. Umuntu ufite tala cyangwa umuntu uri muri field iyo ariyo yose atangiye wavuze ngo ibintu ndabishoboye n'imyumvamo,
yitega umusaruro mu gihe kingana gute ko hari uza ushaka ataranakora icyo agomba gukora? uwo rero niwe uhakubitirwa. Uwo niwe uhababarira rwose. Iyo ukunda ikintu ujya kugikora nk'igikorwa, inyungu ikaza wamaze gukora igikorwa. Iyo rero utekereje inyungu mbere y'igikorwa, ni nko kubyina mbere y'umuziki. Nta hantu biba bihuriye, ubura iyo nyungu kuko ibikorwa abantu bibuze. Wita ku bikorwa ukabikora neza, noneho ibyo bikorwa bikazaguha inyungu. Aho niyo mpamvu nakubwiraga ko nta ibyo ngibyo ntago mbizi cyane. Nigize kumva abantu bavuga ikinyarwanda ngo ntatabizi, ngo nkakagenda, ngo hakagaruka, ngo nkagapfa, ngo nkakazuka. Ngo nkakagenda agaki, ngo ntatabizi. Uwo bizi ninde uyirirwa utata? Ngo ntata bizi. Mbese no kuvuga ngo ntata promesse. Ndamutatira iki? Uwo bizi ninde? Ngese uwo umutasi kwanza. Ntatabizi, ntabizi. Nkagenda, nkagaruka. Nakagenda, nakagaruka. Ikinyarwanda rega, urumva tugomba kukiga. Kandi hari umwana uherutse kuvuga ibintu byiza cyane, yavuze ati ngo aya masomo batwigisha ku ishuri baramutse bashize mu ndirimbo ngira ngo twarushaho kuyafata. Ukiga nk'imibare ngo rimwe we kabiri. Nabivuga mu Kinyarwanda. Ikinyarwanda cyiza byibuze mukakiga mu ndirimbo za Ruti, mukamenya kuvugisha abakobwa neza, batari ibintu byo kujya kuvuga ngo baduha urugero. Yo kuvuga ngo my crush. Cyo se ni ibiki? Ukumva ngo hani. Niba waramukuye mu mutiba simbizi. Nta hani, ibyo bintu ibyo bizina byamaze inka, nta hani, kumva kumwita mwiza wanjye. Cyane ya mwiza, ubaruta mwiza wanjye. Ibintu nk'ibyo ngibyo, ibintu ngo bya sheri, uwo muntu mwita sheri, ntago musheri nsinzi ibyo ari byo. Mukunzi, mukundwa, ibyo byo mubivuga. Kandi binezeza. Oya, n'ubundi ari amazina tugomba kuyirinda. Nigeze no kubivugaho. Urumva ushobora kuyamwitira rimwe akavamo ikindi kintu. Tekereza. Urumva ushobora kumwita bu, ejo ukamwita sheri, wayamwitira rimwe ugasanga umwise busheri. Bikabaye ikibazo. Ruti wari inshuti ya Iva Buravan. Hano abajene twaramukundaga nyakwigendera Iva Buravan. Ndi inshuti ye. Uri inshuti ye? Buravan wamwigiye iki? Byinshi. Yanyongereye gukunda ibyo nkora, kubinonosora, ni byinshi. Ibyo uriya muhungu ni byinshi. Keretse mushaka yandare hano, ariko ni byinshi. Nago umunsi ku wundi mubana. Hari icyo bita mu Gifaransa ngo kudigera. Ubu mba ndi kudigera ibintu byose twavuganye. Ubu nibwo mba ndi kudigera neza, nkabyibuka neza. Ni byinshi ariko ni byinshi byiza. Ibyo nibyo byankonge. Hanyuma rero impamvu ya Meet Me Tonight, tuba dufite teme ivuga use what you have to get what you want. Ubwo mu rurimi rw'ikinyarwanda reka ngugarukeho. Birasobanuye gukoresha ibyo ufite kugira ngo ubone ibyo ushaka. Hano hari umuntu ufite ibintu ashoboye kurusha ibindi, hari umuntu ufite tala ashaka kizamuka. Nkawe Ruti, nihe nama wamugira bitewe na jani yawe? Ushobora kuba yarakoroheye cyangwa warabikundaga cyane, we akaza atabikunda cyane ariko ashaka kubikora cyane. Nihe nama wagira umuntu uri mu nzira y'iterambere ariko utaribona? Ikintu cya mbere namubwira, atabikunda cyane nasigeho, narorere. Kubera ko ikintu cyose ukunze urakitangira. Ntimubizi se ngira ngo abari hano bose barakundana, usibye no gukunda ibyo bakora, bakunda n'umuntu kandi iyo wamukunze ngira ngo yego. Ariko ikintu gisekeje ni uko uwo muntu yaba yarabigiyemo atabikunze, ashaka guhangayika, biragatsindwa. Ndagira inama rero ubirimo abikunze
nakomeze. Ndabizi ibyo ndi kuvuga warabizi, niba bikunze ntibibabaza. Ibintu byose uhura, najyaga mva Kimironko iwacu mu rugo nkarinda ngenda nkagera i Nyamirambo aho dukorera imyitozo n'amaguru, ariko nkumva nta kintu bimbwiye, kandi nkagera aho dukorera imyitozo nkumva nagendesheje amaguru, niyo ngiye guhamirizisha kandi nkasubirayo nandi. Ariko ibyo ngibyo ntacyo byabaga bintwaye cyane. Najyaga gushiduka no mu muhanda mu mayekuteri yanjye ndi kugenda nibyinira mu muhanda, nta kintu bimbwiye, kubera ko ibyo nabihariye ubuzima bwanjye, bigize jewe, nta ruti nta butore, ni kimwe. Rero nawe niba ari comedy, ubwo niwe na comedy, ntawe ubasha kumutandukanya na comedy. Nawe ijya ugira icyo babwira, ariko se ubona uyu se namurabona nawe atari umuntu mwiza. Njye inama nabagira no kutumva inama izo arizo zose. Mukumva inama y'umutima ngira ngo. Hanyuma rero tugiye, umuntu ufite ikibazo ashaka kubaza Ruti, tugiye kwakira Kamanda muri studio. Muduhe mikrofone twakire Kamanda muri studio, tujye kuri tele. Amashyi menshi cyane kuri Promesse Kamanda. Murakoze cyane, turi kumwe na Ruti Joel Rumata muri studio muri aka kanya, ariko Ruti watubeshye. Ndakuvuguruza. Amaraba ntabwo ari itorero. Ni itorero. Urebye aba bantu wumva ntago bazi kawa ya maraba wowe. Ndimo ndarata amaraba, coffee is sweet. Uwo mukecuru ntawe uzarimba amaraba wo. Ariko urumva ko atari imbyino ari coffee nyine. Ni coffee ni iki? Amaraba ni ikawa. Amaraba ni ikawa ngira ngo ntibayibyina rero. Bo. Yego yi. Dukora iki rero? Twatake. Intwari. Ni muri studio za Gens Comedy, muri aka kanya ngira ngo tere iriho uwitwa Fari Merci. Merci cyane kuba wanyakiriye hano, ariko ngira ngo sinzi aho uherereye. Merci uri hehe? Studio ndi hano mu ntara y'Iburasirazuba bugana hagati hano i Remera. Uraza kutwakirira ikibazo kimwe, hanyuma uze no kujya mu yindi ntara kugira ngo tubaze ibibazo hano. Witwa nduherereye hehe? Vuga izina ryanjye uranze. Kamanda ni Sean P. Amatara yabyishe ntago ndi kukura. Ruti Joel Karame. ejo ndi waraturyohereje. Murakoze cyane. Mbwira experience wakuye muri kiriya gitaramo, unatubwire experience ukuye muri comedy uyu mugoroba. Ikihe gitaramo? Twari turi he buriya muri arena? Ni byinshi, yaciye muri byinshi. Muri arena. Ubushize habaye bibiri. No, hari culture. Yego. Hari na arena. Ibyo bitaramo bibiri ni experience yakuyemo. Hari yo huriyemo n'abantu bakuru. Yego. Ufata nk'ababyeyi. Cyane. Noneho uri kumwe n'abarumuna bawe muri comedy. Tubwire experience ebyiri ubone muri itandukaniro muri ibyo bintu bibiri. Itandukaniro rya mbere nuko bamwe ari abantu bakuru, abangaba akaba ari bato. Itandukaniro rya kabiri ntari hari kuri jewe, kubera ko ni amahirwe kuba abantu bakuru banyishimira n'abo tungana bakanyishimira bitewe n'ibyo nkora, biranshimisha cyane. Asante sana fani. Ruti, nitwa Cardinal. Yego yi. Nabonye show uri gutegura vuba. Yego. Iriya show ni nziza cyane, nayikunze. Uburyo yagenze nabikunze. Sasa rero ngiye ikintu ni nk'ikintu ndi gusaba, nasabaga uze kuduha akapera kuri La Vie est Belle. Ariko se igitaramo ndi gutegura kandi ko nkigitegura bucyarangiye. Nandi kugikumbuza abantu. Ungiriye neza din. Niko din. Hanyuma ikibazo hano. Oya, none se umva nkubaze. Ntago ndangije kumusubiza ariko. Arabura La Vie est Belle. Ni La Vie ni La Fille. La Vie est Belle.
On s'est promis de s'aimer jusqu'à la fin de temps, mais elle a craqué dès que j'avais problème d'argent. J'ai l'impression d'avoir livré mon cœur à Satan. Elle m'a missionné, elle m'a dépoilé, elle a même pris mes ailes, impossible de décoller. Elle m'a missionné, elle m'a dépoilé, elle a même pris mes ailes, impossible de décoller. Travailler, prenez de la peine, c'est l'effort qui manquait le moins. Nibyo. Merci beaucoup. hano hari ikindi kibazo kinini ngira ngo twacyakira ariko arase ku ntego. Ruti, ikintu ushaka kukubaza, ufite umukunzi? Niba ufite umukunzi iyo ugiye kumuhamagara muri gakondo ni hani cyangwa ni ikindi iyo ugiye kumuhamagara muri gakondo yego ye umuhamagara gute? ubu cyambere ntago mfite umukunzi Tabakunzi ariko numugira I'm talking to someone. Hopefully it will turn out. Hopefully it will turn out. Ariko igihe nahoze mufite nahoraga mubwira ati uraho mama, nkagira ntya niko ma uraho di ndagukumbuye igiko uri hedi ati ese ujya umenya ko uri umuntu mwiza cyane, ese ko rumata wamujyanye ngo ni ibiki di, nuko mvuga mama we mwapfuye iki? Mwapfuye iki? nk'icyo abandi bapfa n'abandi ngira ngo Ruti wakomeje kugenda utubeshya uko kuntu usi kuvuga, kuko hari indirimbo ufite irimo igifaransa n'icyongereza ari kuvuga mu kinyarwanda. Aravuga ngo afite body imeze bo, ngo ubwo ngo ni body imeze bon. Oya, ubundi mu kinyarwanda ntago tuvuga b cyangwa b, niba ndifite body, ufite body imeze bon. Ni byiza kuvuga igifaransa ukakimenya pe n'icyongereza, ariko hari ikintu bita ngo accent local, ako kantu kahanga kavuga ati qu'est-ce qui se passe? Allo studio muranyumva? Turakumva 5 kuri 5. Witwa nde, uherereye? Ukomera cyane Kamanda, uraho neza? Uraho neza? Ndi intore cyane, banyita Bishop, nkaba ntwara abamotari, abakiriya bose nkabagezaho bagiye Simbagarure. Ruti komera cyane. Komera ye. Ntararenga kuri cyane, ufitemo umurongo uvuga ngo erega kwanda bimparire. Ruti baririmba reka nkwagure. Bisobanuye iki mu kinyarwanda turi bubashe kumva? Buriya kandi komeza wagukenya kugira Imana. Intwari batabikeka. Buriya reka mabwira ikintu kimwe. Hari kera, ntago ari kera cyane, muri 2020 nahoze muri label yitwa Kwanda Music Label. Iyo label rero igeraho irarangira. Irangiye wa wundi ntavuze ndamutsinze atwara iryo zina kubera ko yabonaga rikorwa n'intore. Ubwo rero kandi ubu ngubu nkaba afite group yitwa Agura Group. Urumva rero erega kwanda bimparire n'ubundi nanze kera nkora gakondo nkaririmba mu gifaransa no mu cyongereza. Narangiza rero namwe nkagomba kubagura kugira ngo ibyo bintu mubyumve. Ni ibyo Ruti mungere baririmba nka kwagura pa mu rw'imisozi igihumbi. Inakubone ya kazina. Ariko rero umva nkubwire, ndabikunda cyane. Iyi imiziki yanze abanyarwanda turatarama buriya. Mukoma amashyi twitaramira ngo nakubone ya kazina. Yewe tunda we, yewe tunda we, amata we tunda ngiyo yo
yo mama. Hari abantu kera batwigishaga kwira Colombia kubera kwirirwa tuvuga ibifaransa byinshi. natwe kuri Remera Catholique de Kwiremera ibifaransa byinshi ukuntu umwana bari kumwigisha gutemba ari gutemba gutya ariko waratemba ukagaruka yagata gutemba nk'ikijwangajwanga hanyuma bakabona umwana ntagazi ngo gwa mu ngo turune comme ça quand tu arrives ici tombe dans les vaches. amashyi menshi cyane kuri Ruti. Ukinga hongera inyana ubwazo